mwahisemo neza gukurikirana gahunda za Muhato TV. Reka twizere ko mumeze neza, twizere ko mukomeje kugubwa neza. Ngiye mwumva kuri mikro nitwitangishaka Herike Amanetsi. Hanyuma uyu munsi tugiye kurebera hamwe ibyaranze tariki ya 14 Werurwe buri mwaka. Hari ibintu byinshi bigenda biba bivugwaho cyane, byagiye bigaruka kuri iyi tariki ya 14 Werurwe. Ese ni bihe turarebera hamwe, haba mu muziki turebere hamwe abatabarutse kuri iyi tariki, turebere hamwe ndetse n'abavutse kuri iyi tariki. Niba ubyibuka neza, uribuka ko kuri iyi tariki uku kwezi mu mwaka w'ibihumbi 2020 mu Rwanda hagaragaye bwa mbere icyorezo cya coronavirus. Icyo ntago wari ukikibuka rwose, ariko hari kuri iyi tariki ya 14 uku kwezi nyine muri 2020. Kuri iyi tariki uku kwezi kandi mu mwaka w'1939 Slovakia yatangaje ubwigenge bwayo rwose, ubwo yabaga yigobotora abagashaka buhake. Kuri iyi tariki uku kwezi mu mwaka w'1965 ikindi wamenya nuko umubiri w'uwahoze ari perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika John F. Kennedy wajyanywe mu irimbi ryaho wagombaga gushyingurwa ryitwa Arlington National Cemetery. Kuri iyi tariki uku kwezi mu mwaka w'1982 ho Leta ya Afurika y'Epfo yateye ibisasu ku cyicaro gikuru cy'ishyaka rya NANC cyari i Londres mu Bwongereza, harashyara kongoka koko. Kuri iyi tariki uku kwezi muri 2019 n'ejo bundi umwuzure wahitanye abarenga 1000 muri Mozambique, ahari ingabo z'u Rwanda rwose kugira ngo zigarure amahoro muri icyo gihugu, zihashye amabandi aba ari muri icyo gihugu. Yari yarigaruriye umujyi wa Cabo Delgado. Munyemerere dusimbukire mu muziki, mbabwire ko kuri iyi tariki y'ukwezi mwaka w'1972 Muddy Waters yegukanye igihembo cye cya mbere cya Grammy Award abikesha alubumu ye yise They Call Me Muddy Waters. Ubwo nyine n'ubundi bamwita ngo izina rye nduzi ko ariko yitwa Muddy Waters. Harimo abavutse kuri iyi tariki. Uyu mugabo ni icyamamare koko. Kuri iyi tariki y'ukwezi mwaka w'1879 havutse Albert Einstein, umudage ufatwa nk'umwe mu bahanga isi yagize mu mateka. Nushaka kumwite Albert cyangwa se Albert Einstein, ni umudage nyine ufatwa nk'umwe mu bahanga isi yagize by'umwihariko mu bijyanye n'imibare physique cyangwa se ibintu by'ubugenge hafi aho. Kuri iyi tariki kandi havutse uwitwa Mike Lazaridis washinze Blackberry Limited. Hari kuri iyi tariki y'ukwezi mu mwaka w'1961. Kuri iyi tariki harimo abapfuye rwose, tukomeza no kwifuriza iruko ridashira. Ndikubona abaperezida hafi yanjye rwose aribo bagiye babigenderamo kuri iyi tariki. Kuri iyi tariki uku kwezi mwaka w'1980 Mohamed Hunter wabaye minisitiri w'intebe wa Indonesia yagize atya tuvamo rwose arigendera, ubwo Imana imuhe iruko ridashira. Kuri iyi tariki ejo bundi uku kwezi muri 2012 Sensu Tabone wabaye perezida wa kane wa Malta nawe yagize atya aravuga ati bye bye, mbasezeho abatuye kuri iyi si. Nanjye reka mbabwire nti bye bye, tuzasubire mu bihe biri imbere, mu minsi iri imbere. Naha nsubikiye ibyaranze iyi tariki mu mateka. Ese kuri wowe iyi tariki mu mateka ikwibutsa iki? Ese yaba ikwibutsa akababaro, yaba ikwibutsa ibyiza? Jya muri komenti utubwire niba hari icyo ikwibutsa, cyaba cyiza cyaba kibi. Ariko niba ari kibi nyine nta kundi, niko isi igenda imera. Ndabizi ko hari n'andi matariki ugenda ubonamo ibyiza gusa, ariko niba iyi tariki ya 14 rwose Werurwe igenda ikwibutsa ibintu bibi, pole sana. Hanyuma kuri imwe yibutsa ibyiza nyine, mukomeze mukure mujya juru, musitare mujya mbere. Nanjye reka
Sitare Njyambere mbifuriza ibihe byiza, Imana ibarinde. Ciao ciao.